Iki ni igice cya kabiri cya tumenye sinema isomo rya kabiri. Ngendikabera Abraham Robert. Iyi ni Isimbi Cinema Center. Ubushize twarebeye hamwe ibice 8 ariko akaba ari ibice 8 mu bice byinshi ngenderwa kugira ngo movie yacu ishobore kuba nziza. Twibazaga tuti ese kugira ngo movie yacu ishobore kuba nziza niki igomba kuba yujuje. Niho twarebeye hamwe ibice 8. Igice cya mbere cyangwa se kimwe mu byo twabonye bwa mbere twarebeye hamwe kuba ufite story nziza, script yanditse neza. Kabiri dusanga tugomba kuba dufite director with vision, wanda uzagufasha kugira ngo ya script yawe uburyo yanditse ayinonosore none ushobore kuyibona hehe, ushobore kuyibona kuri screen. Gatatu tuza gusanga dukeneye casting director. Casting director bamuntu uzaguhitiramo abakinnyi kugira ngo bashobore kuguha the actor that bring the story to life. Kane tuza kureba dukeneye cinematography. Cinematography cyangwa se director of photography agomba kuba afite ubumenyi nibura kuri bya bindi twavuze haruguru. Gatanu tugomba kuba dufite gaffer, umuntu uzaducanira amatara. Gatandatu dusanga dukeneye kuba dufite sound engineer. Sound engineer no uzadufatira amajwi. Karindwi dukeneye umufilmmaker uzadufatira amashusho kandi neza. Umunani dusanga dukeneye umu editor kugira ngo atwidetingire ya mashusho yacu twafashe yujuje bya bindi byose twabonye haruguru. Ibyo ni bimwe muri byinshi bikaba ari 8 ariko hari ibindi byinshi. Ibyo 8 akaba ari bimwe bishobora kudufasha kugira ngo nibura movie yacu ishobore kuba byagenda neza. Duhereye ku cyambere twahereyeho cyangwa se twarebeye hamwe cyo kuba ufite story yanditse neza. Izi story yanditse neza igomba kuba yanditse ite? Iyo story ni story bwoko ki? Utekereza ko yaba yanditse gute? Ese buri muntu wese ashobora kuba yakwandika film? Ushobora gutanga igitekerezo, ushobora kubivugamo inkuru, ushobora kwandika nk'inkuru, umuntu akayikwandikira. Byose birashoboka. Ariko se iyo story yawe cyangwa iyo script yawe ugiye kwandika ni script bwoko ki? Ni ihe filime ugiye guhitamo kwandika? Tuzi ko hari ubwoko bwinshi bw'amafilime. Hari amafilime menshi atandukanye nkuko tugenda tubibona. Ushobora guhitamo filime ugiye kwandika ukavuga ati filime ngiye kwandikaho mu bwoko. Hari science fiction, hari horror, hari war, hari real life film, hari period film or historical drama, hari drama, hari musical, hari romantic biography, hari action, hari amafilime, hari ubwoko bwinshi bw'amafilime. Ushobora guhitamo filime wewe ushaka kwandika ugavuga ati okay shaka kwandika kuri ubwoko bw'ifilime. Ndagushimiye gusaba gukora subscribe kubera iki? Kugira ngo tumara gutegura amasomo yacu ajye akugera. Mu gice cya gatatu tuzareba tuti muri izi filime tumaze guhitamo, iyo duhisemo tumaze kubonera hamwe, iyo dushobora kuba twakwandikaho ni yihe. Naho utaha urakoze.